dutangiriye ahantu hari umukobwa uri kwirukanka mu muhanda. Uyu mukobwa afite impapuro ebyiri zanditseho ibintu utarimo gusoma, akomeza kwirukanka cyane ari nakubona yuko mu maso ye yishimye. Nyuma y'iminota mike ahita agera iwabo, agera hamagara mama we nuko mu byishimo byinshi ati ma, arongera agahamagara mama we ati mama waritaba. Nuko uyu mukobwa ati byakunze, nabonye bourse ngiye kwiga kaminuza. Mama byakunze, ngiye kwiga kaminuza. Mama warapfukama agashimira Imana. Baba ari abantu babayeho ubuzima busanzwe gusa bigaragara yuko nanone badakennye cyane. Mama Naila ati Mana ushimwe cyane we watumye umwana wanjye abasha kubona iyi bourse igiye gutuma akomeza kwiga akaba agiye kwiga kaminuza. Mwami Mana ushimwe cyane. Ahita ahobera umwana we ati mwana wanjye nawe warakoze kwiga cyane ugashyiramo imbaraga, Imana ishimwe ikoze bino. Naila ahita areba mama we nuko ati mama nzagufasha turebe arumuna banjye, nzagufasha twubaka amazu, ndabizi ko tuzabigeraho kandi byose bizagenda neza. Mama Naila areba uyu mukobwa we ati mwana wanjye humura witekereza ibyo, aba bavandimwe bawe Imana izamfasha nabo kubarera nkuko byangendekeye cyane kuri wowe. Nekereza yuko bazakwigiraho byinshi kandi ibyo ubwabyo bizaba bihagije. Bahita bagenda nuko Naila agatangira kwitegura. Atangira gusezera inshuti zanga muri quartier y'abatuye kuko nyine abagiye kujya kwiga kaminuza. Nyuma y'ibyumweru bibiri ubona Naila ari ku ishuri arimo kwiga, nuko umukobwa wamaze iminsi bamenyanye akaza hanga amwegera. Uyu mukobwa bayitwa Alice araza nuko akegera Naila ati Naila bitese ariko wowe uzakomeza kwiga nta na pose? Naila ati shali nintiga se bizagenda gute ko ngomba gutsinda? Alice ati ndabyumva kandi nukuri birumvikana. Icyo narinje kukubwira rero ku kazi urabizi ko bamaze iminsi birukanya abantu. Boss rero yatangiye gusimbuza abantu, ubu ngubu hasigaye umwanya umwe gusa w'umukobwa. Alice akomeza abwira Naila ati umuntu rero boss yifuzaga namubajije, numva aravuga umukobwa umeze nkawe kandi nibuka yuko nawe washakaga akazi ko kugufasha nabuno ubuzima nyuma y'ishuri. Naila araseka nuko ati Ali, boss yashakaga umukobwa umeze gute? Alice ati ni umukobwa mwiza uzi kuganira, uteye nkawe, uri sociable kandi of course wabasha gucuruza. Umura ntabwo boss ashaka abakobwa baza mu kabari bameze nk'abaje kwicuruza, arashaka umuntu uzi akazi, uzaba uje hariya nyine kudufasha. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 cyangwa se 0782 64 61 Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya station ya Merez. Naila arishima nuko ati nukuri sha urakoze Ali, akazi ndagashaka cyane, boss wawe twavugana ryari? Alice ati reka mwandikire. Uyu mukobwa yitandikira boss ati wa mukobwa mwifuzaga nekereza yuko namaze kumubona, ejo niba muhari yazaza mukavugana. Boss ahita asubiza Alice ati ejo saa 8 azangeraho maze dupange. Tuvuye hano wongera kubona Naila ari kumwe na boss mu kazi, ni umupapa mukuru wiyubashye bigaragara. Boss atangiraho ikaze Naila ati wakoze kuza, ikindi ndabibona yuko ibyo nifuza ku muntu tugiye gukorana ubyujuje. Ikintu ushaka kukubwira rero, ahantu twakira abantu bakomeye kandi biyubashye. Abakobwa benshi ndetse n'abandi bantu benshi muri rusange bakunze kumva yuko kuza gukora mu kabari ari ukwiyandarika cyangwa se kwisuzuguza, ariko ngewe ntabwo ariko mbyifuza ku bakozi banjye. Nubitangiye rwose duhita tubipfa. Ni nayo mpamvu abo bandi Alice yakubwiye nabahagaritse mu kazi. Naila areba uyu mugabo nuko akamushimira aturakoze cyane, ndabyumva kandi rwose ni mu kano kazi nzabyubaha. Boss areba Naila ati
hanyuma ariko kubera icyo ushaka akazi kandi urimo no kwiga ubwo bizakunda. Nahira ati ndashaka akazi, ndashaka gufasha mama wanjye, ndashaka kumufasha kurera abandi bavandimwe banjye, ndashaka kwita ku masomo yanjye ntamugoye, ndashaka kujya nigurira utuntu ngenera nk'umukobwa, ntabwo nshaka gukomeza kugora mama. Bose ahita areba Naila nuko ati papa wawe se yitabye Imana? Naila ati oya, papa yadutaye turi abana twese adusigira mama rero ndashaka kumufasha uko mbashije, ntabwo nshaka gukomeza kumubera umutwaro. Boss areba Naila nuko ati ubu noneho wagenda kandi ndabyumva, ikindi ndaza kuza kubabwira bagufashe wiga ibijyanye n'izo nzoga uzajya utanga, ndetse ndababwira bagushyire muri VVIP, uzajya wakira abashyitsi bakomeye baza gake hano kugira ngo n'amasomo yawe atazangirika. Naila aramushimira ati nukuri murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ahita agenda. Uyu mukobwa wongera kumubona aho abarara abari kuvugana na mama we kuri telefone, nuko akamubwira byose. Mama we arishima cyane akamutera imbaraga ati ariko uziyubahe mwana wanjye. Naila ati ma nawe urabizi. Naila muri kano kabari wongera kumubona yatangiye kuhakora, aba yakira neza abantu, abashyitsi baragenda bakamukunda. Alice yishimira kubona Naila yarangiye kano kazi arimo aragakora muri buno buryo, birumvikana nk'umuntu wamushakiye akazi, ababizi yuko hari ikinini cyane yamaze mu buzima bwe. Naila abafite amahirwe kubera yuko abakora ntabwo abaza buri munsi, abakora gusa iyo abashyitsi bo hejuru baje hano. Hari n'igihe ashira ibyumweru 2 ataragera hano. Tuvuye ahangaha rero ubona abandi bantu bari mu nzu nini muri jardin. Ino jardin bari nini cyane ibingana nk'ikibuga. Hirya haba hari amazu n'ayashamikiye kuri iyi nzu, haba kandi hari abarinzi benshi, hari abantu barimo kwandika, ubona yuko mbega bano bantu bose bahuze. Mu mwanya muto umugabo ufite impapuro araza akegera undi mugabo uba wicaye ari kumwe n'umugore we, nuko uyu mugabo ufite impapuro ati sa nabashakaga. Uyu mugabo wicaye ati ndakumva mbwira John. John ati twakoze bya bibazo byose mwifuzaga kumenya mu baturage, nuko dusanga abaturage barifuza yuko umuhungu wawe yajya mu rukundo. Nibyo bintu bigaragaza yuko byadufasha gutsinda aya matora yegereje. Uyu mugabo babubashye uba wicaye atari ko ngewe ntabwo mbyumva, gutsinda kwanjye bihurirayo no kujyana umwana wanjye mu nkundo. Uyu mugabo witwa John ubujangaha ataravuga. Umugore uba wicaranye n'uyu mugabo ati wajye wibuka yuko uri umukuru w'igihugu, uri kwereka abantu yuko uri umugabo w'umuryango kandi ko abantu bagomba kukwizera. Umuhungu wacu arakuze, niwe mwana wenyine twabyaye kandi uyu munsi ntarashaka, yewe nta n'umukobwa barababeshyira yuko bakundanye. Wowe utekereje urumva bidateye ikibazo? Uyu mugabo wicaranye n'uyu mugore aba ari perezida yitareba umugore we ati mama James ni umwana wacu, ni umuntu kwe kandi afite uburenganzira bwe. Perezida atararangiza kuvuga, John ubushinzwe ibikorwa byo kumwamamaza ati nyakubahwa, aho niho tutumvikana, ndahangaho kugira ngo nkubwire ukuri nubwo kwaba kugoranye. James nibyo ni umwana wanyu, ariko nanone wibuke yuko niwe muhungu wa mbere ukunzwe n'abakobwa mu gihugu. Aka kanya abantu barashaka kubona uwo bakundana, barashaka kumenya inkuru zimwerekeyeho, kandi bikaba byiza kurutaho ari umukobwa nawe uva mu muryango ukomeye, kugira ngo bitazateza ikibazo mu bandi bantu bose basanzwe. Ikindi kandi ukwiriye kumenya nyakubahwa, ibyo bizatuma urubyiruko rugutora. Ikindi n'ababyeyi bakuru bafite abana bazabona yuko koko uri umugabo w'umuryango. Umugore wa perezida ariwe mama James afashe uyu mugabo John, nuko akabwira perezida ati ikindi kandi papa James, nari mbizi yuko rwose ibyo bintu bikenewe. Uwo mukobwa namaze kuvugana nawe ndetse n'umuryango, nanagize amahirwe nsangana umukobwa usanzwe akunda James. Perezida areba umugore we ati ibyo bintu nizere ko atari byo. Umugore wa perezida ati nibyo rwose cyane, kandi twanamaze kubifataho umwanzuro, twifuzaga gusa kubikumenyesha kuko ukwiriye gutsinda kandi abaturage bawe urabizi yuko bakunda. Rero kugira ngo ubashe gutsinda bisaba ibintu byinshi, birimo no gukora ibintu rimwe na rimwe watekereza yuko bidakwiriye. Perezida areba umugore we hamwe n'uyu mugabo uba ukuriye abamwamamaza, hanyuma akabura icyo avuga, agahita ahaguruka akajya ku ruhande, amara umwanya azenguruka. Nuko perezida akagaruka ati ntabwo nshaka gukomeza kwivanga mu byanyu, ndizere yuko mwese munyifuriza ibyiza. Areba umugore we ati James ni umwana wanjye, ni n'umwana wawe, ntabwo ntekereza yuko umwifuriza ibibi kandi sintekereza yuko umwifuriza ibyiza kukurusha. Niba ari uwo mwanzuro mwafashe, njyewe nta kindi nabirenzaho. Perezida agiye kugenda itagaruka akareba umugore we, nuko ati gusa mama James naramuka avuze yuko adashaka gukundana n'uwo mukobwa wamushakiye, ntabwo nshaka yuko ubangamira umwana wanjye, turabyihorera. Ubwo aya matora nibinaba ngombwa yuko nyatsindwa, nta kibazo nzayatsindwe. Mama James arabyumva, nuko ati birumvikana. Uyu mugore wa perezida ahita ahaguruka,
nuko agasanga umwana we mu cyumba. James abarara mu nzu yo ku ruhande, arakomanga nuko James agafungura. James arafungura nuko mama we ati nta cyahindutse ku bintu twavuganye kare. James areba mama we ati ma, ndabizi neza ko utakinaga, ariko nanjye ntabwo nakinaga. Muri ubu buzima nzarinda apfa nabwiye umukobwa ko mukunda kandi atari byo, ntabwo bishoboka. Ngwino ahubwo nkwereke ibintu nari ndimo gupanga. James aba ari kuri mashine arimo arareba ubundi buryo bukomeye papa ashobora gutsinda ariko bitamusabye kujya mu rukundo. Mama James ntabwo ibyo ngibyo abijyamo, ahubwo areba umwana we ati njyewe na papa wawe utekereze yuko twabanye dukundana, ariko reba ahantu tugeze. Papa wawe ni umukuru w'igihugu, arimo arafasha abantu benshi. Rimwe na rimwe mwana wanjye, hari igihe uba utareba ikintu ariko umuntu ukuruta abasha kukibona. James areba mama we ati ma, ntabwo ari ukukubahuka, ariko sinitaye ku nkuru yawe na papa, ntabwo nitaye ko mwabanye mudakundana, ntabwo nitaye ku byanyu numva bidafite aho bihuriye nuko nshaka kubaho. Njyewe icyo ndi kuvuga nzi icyo nshaka, kandi icyo nshaka ntabwo ari ukubeshya umukobwa w'abandi yuko mukunda. Mama, nibyo nta bindi. Mama James ahita yicara ku buriri bw'umwana we nuko atuje ati James, uzi amahirwe ufite muri ubu buzima? Uzi ko projet zose ukora zikoroha ari amahirwe yuko papa wawe ari umukuru w'igihugu? Urabizi yuko abantu umaze gufasha muri uriya mushinga wawe ari ukuri umwana wa perezida, kuko ari wowe wavanye abaterankunga. Kubizi neza yuko igihugu cyose cyifuza yuko ujya mu rukundo, ukaba ubizi yuko Liza ari umukobwa uva mu muryango mwiza, papa we ni umusirikare, ukaba ubizi yuko Liza agukunda. Kubera icyo utafasha papa wawe hanyuma ukamufasha gutsinda aya matora, yamara kuyatsinda wowe na Liza nubwo mwatandukana koko ko nta kibazo, uratekereza ugatekereza ukumva koko nkwifuriza ikibi mwana wanjye. James areba mama we akiruhutsa nuko ati ibi ngibi ni ikigeragezo cy'ubuzima, ubuzima bwanjye. Sinumva uburyo abo bantu bazatora papa kubera ibyo, ntabwo mbyumva. Mama James ati mwana wanjye, abaturage baragoye cyane, ntabwo nzi uko nabigusobanurira. Niba baramaze kwerekana yuko bifuza gutora papa wawe ari uko wamaze kujya mu rukundo, kubera icyo utabikora? Ikiri kumbabaza noneho nta nubwo ushaka kugerageza, nta mukobwa ufite mukundana ngo ndimo ndakwicira urukundo. Kubera icyo utagerageza amahirwe yawe ko wasanga na Liza uzamukunda. Ikindi kandi nubwo wambwiye yuko udashaka kubyumva, ntabwo papa wawe twabanye mukunda, ariko nabihaye amahirwe ndagerageza. None se mwana wanjye, utekereze ko papa wawe kugeza uyu munsi ntamukunda? James areba mama we ati ndabizi ukunda papa, ni nayo mpamvu uri kumbwira ibyo kugira ngo abashe gutsinda. Mama James ati none se hari ikindi kibazo? James areba mama we ati ntabwo nshaka yuko papa buri uko atsinda kubera njye. None se mama, byashoboka yuko mwama umwanya nkabitekerezaho? Mama James ati cyane rwose mwana wanjye, erega ndagukunda. Avuga binamuhobera nuko Mama James agahita asohoka. Uyu mubyeyi mubona yinjira mu cyumba cye nuko kano kanya agahita ahamagara kuri telefone. Umukobwa niwe witaba. Uyu mukobwa yitaba ari iwabo, ndetse nawe bigaragara yuko ari umukobwa ukomeye cyane kandi wiyubashye. Ni umukobwa witwa Liza. Liza niwe nyine bashaka gushyingira James cyangwa se ko bajya mu rukundo. Liza yitaba abona yuko ari umugore wa perezida umuhamagaye ati allo. Mama James ati umeze neza mukobwa wanjye? Liza ati cyane meze neza. Mama James ati James, tumaze kuvugana byose bimeze neza, ni ugutegura umunsi umwe muri iyi weekend maze wowe na mama na papa mukazadusura cyangwa se twebwe tukaza, ariko ndumva ibyiza ari uko mwebwe mwaza. Liza n'amatsiko menshi ati none se James yavuze ngo iki ukimara kubimubwira? Mama James ati humura Liza, humura bizakunda, wowe icyo gukora urakizi, ni ukumwima umwanya wo gutekereza no gukora ibindi bintu, ni ukumuhamagara ukamwitaho, ukamuganiriza, ukamusetsa kandi ugatuma gukunda. Liza arishima nuko we na Mama James bakarekera aho ngaho kuvugana. Uyu mukobwa ahita ajya kuri internet akomeza gushaka amakuru kuri James, n'ubundi byose abasa nkaho asanzwe abizi. Aba yarasomye byinshi bijyanye n'ubuzima bwa James kuva akiri umwana kugeza aho abageze ubu. James wongera kumubona mu cyumba cye byamuyobeye, aricara ku buriri akongera agahaguruka. Nyuma y'umwanya muto akicara hasi ku itapi akongera agahaguruka. Ahita afata telefone ye nuko agahamagara umwe mu basore baba bamurinda witwa Khalid. Umusore baba baranamaze kuba inshuti nuko ati Khalid, umeze neza? Khalid ati ni sawa cyane. James, ndabizi ubwo umpamagaye ano masaha urashaka yuko dusohoka? James nawe araseka ati dusohoke se? Khalid ati habaye iki se kandi? Avuga bintu ari nako ategura ibikoresho byo kurinda umutekano w'uyu mwana wa perezida. Nuko James ati Khalid, ubyumve yuko nshaka gusohoka, ndashaka gusohoka nkibagiza ibintu biri kumbaho nonaha, ndashaka gusohoka. Khalid ati niba ari ibyo ubwo ndakumva urashaka gusinda.
ntabwo turi buze kuza kugenda, urabizi bino bihe turimo hagize ikibazo kiba hakagira umuntu ukubona wasinze byaba ari bibi cyane kuri papa wawe. James ati Khalid, uri inshuti yanjye ariko iryo ni itegeko ryo kuguha, kandi numara kumva ibiri kumbaho ndabizi neza yuko uri buze nawe kunyumva. Uyu musore Khalid ahita abwira James ati reka mbyiteho byose. Ahantu muri ka kabari bigaragara yuko kiyubashye ni muri ka kabari Alice ndetse na Naila babasigaye bakoramo. Ahangaha rero umukobwa ukora kuri reception yakira telefone, nuko Khalid ubuhamagaye ati umwanya wacu urahari, twari tugiye kuzana James. Uyu mukobwa wo kuri reception ati yego uyu mwanya urahari. Khalid ahita kupa, nuko akwereza abasore bo kureba umutekano hano mbere yuko nyine nabo bahagera. Maze nyuma y'iminota mike Khalid agahamagara James amubwira yuko byose byamaze gutungana. Aka kanya uyu mukobwa wamaze guhamagara kuri reception umubona ahamagara Naila. Banguka, ibintu byose urimo bireke, banguka, ufite abantu bo kwakira. Naila ati none se abo bantu ntabwo bigeze barizavinga mbere ko nari nzi ko uyu munsi nta bantu bo kwakira bahari, nari ngiye kubanza gutegura amasomo y'ejo. Uyu mukobwa wo kuri reception ati Naila nijya ukwibwiriye yuko bino bintu byihutirwa, ngwino banguka. Naila ahita abyumva, nuko agahita arangiza ibyo yakoraga vuba vuba, agahita afunga imashini ye, nuko agahaguruka yirukanka, ari nako areba icyamugeza ku kazi mu buryo bwihuse. James na Khalid babona binjira muri kano kabari kaba kanarimo club, bahita bazamuka maze bakicara hejuru muri VIP. Uyu mwanya Naila barimo kuza, no kuvuga yuko Khalid ndetse na James bamutanga kuhagera. Bamaze umwanya muto yabageze hano nibwo Naila nawe ahagera. Umukobwa wo kuri reception areba nabi Naila kuko watinze gutya kubera iki, uzi ko bahageze hashize iminota nk'ibiri cyangwa 3, genda wihuta bavugishe ubundi ubakire. Naila agiye kugenda, uyu mukobwa wo kuri reception ati ikindi kandi ubimenye, ndabizi yuko wiga kandi ndabyubaha, ariko bino bibu bwa mbere n'ubwa nyuma kuko bitanga isura mbi kuri twe. Hano hantu ukora ni muri VIP, haza abantu bake, ni nayo mpamvu ariho baguhaye. Ukwiriye rero gushaka uko uzajya ubihuza kuko kwica akazi ntabwo bikwiye rwose. Naila asaba imbabazi ati ni ukuri impamvu natinze, urabizi neza yuko abantu baza muri VIP ubundi babanza kurizavinga mbere yuko bahagera, rero bano bantunguye n'ukuri ntabwo nari mbizi, urabizi yuko ari ubwa mbere bimbayeho. Naila ahita azamuka, aba afite igihunga cyinshi, ahita afata umwenda w'akazi agahita wambara, abanza gusuka amazi mu birahure, nibyo babanza kwakiriza abantu baba baje ahangaha muri VIP. Naila azamuka na bino birahure, Khalid na James babicaye hano batangiye kuvugana. Naila n'igihunga cyinshi kubera gutinda mu gushyira ibirahure ku meza, ibirahure biba biri ku plateau bihita bimucika maze bikagwa, amazi ahita ameneka kuri James. Naila noneho yenda kurira, nuko ati mana yanjye, I'm so sorry, ntabwo nateretse neza ndi kubireba, nukuri mumbabarire. Iki kirahure nacyo kita kirameneka, muri uku kunama ngafata ibice by'ikirahure biba bimaze kumeneka, ahita noneho akandagira ibirenge bya James. Noneho Naila abura icyo avuga, nuko akifata mu maso. Ababizi ko bano banaje kwakira abantu baje muri VIP ari abantu mu by'ukuri bakomeye. James ahita yunama, nuko agatangira gutoragura imene by'ibyo birahure, akabwira Naila ati nta kibazo byihorere, bitewe n'igihunga cyinshi Naila bafite. James aramureba, nuko agaseka ati ndi gusetwa nuko nayibonaga yuko uri buze kuza kumenaho amazi ndetse no kunkandagira, kuko uburyo uzamutse hano wiruka birasekeje, niki kirimo gutuma ukorana igihunga kingana gutya? Naila ati naje natinze, nari ndi kuva ku ishuri. Naila kiri kuvuga bino nibwo areba neza uyu muntu barimo kuvugana, akabona ni James umuhungu wa perezida. Naila ati what? James, ndakuzi. Khalid uba wicaranye na James nawe araseka, nuko ati of course James nta muntu utamuzi, ni umuhungu wa perezida. Naila noneho bino biramurenga, nuko ati mbabarira, ntabwo nzi ikibazo kiri kumbaho, ntabwo nzi byabaye, ariko kukumenaho amazi nako kukumenaho ntabwo nabishakaga, ntabwo rwose nabishakaga. James akomeza kureba Naila, ari nako aseka, ari nako akomeza gutwaragura ibirahure biba byamenetse. Hanyuma ati wari utararangiza ariko kumbwira impamvu wakoraga urimo gukorana igihunga, kuko ntabwo urimo kubikora kuko uje kwakira umuhungu wa perezida. Naila araseka, nuko ati nkora hano ariko icyarimwe ndimo no kwiga, rero menyereye yuko akenshi abantu bari buze hano bakunze kureserva mbere, hanyuma uwo munsi nkazinduka nkaza nkategura ibintu byose, ndetse ikindi ntabwo abantu baza hano muri VIP baza buri munsi, rero bambwiye ko muri kuza batinze
maze murantanga babimbwiye ndi mu masomo biba ngombwa yuko mu ntanga kuhagera numvaga kubakira ntashererewe bimbabaje kandi binashyira akazi kanjye mu byago niyo mpamvu nabakiranye igihunga. James urangije gutoragura bino birahure abishyira kuri aya meza nuko akareba Naila amureba umwanya munini. Naila akabura icyo akora ati murakoze nabakiriza iki? James areba Naila ati n'ubusanzwe usanzwe uvugisha ukuri? Naila areba James ati kubera iki? James ati ndabizi ko ibyo uvuze ari ukuri. Naila ati yego ni ukuri ntabwo narindi kubeshya. James ati nuko nzi ko abantu benshi babeshya kandi ndabizi ko ibyo umbwiye ari ukuri, rero nakubazaga no mu buzima busanzwe usanzwe uvugisha ukuri? Naila ati nsanzwe mvugisha ukuri cyane mu buzima bwanjye busanzwe. James ati hanyuma wabigenza gute umubyeyi wawe agutegetse gushakana n'umuntu utazi? Naila n'uburakari bwinshi ati umubyeyi wanjye se yanegeka gushakana n'umuntu ntazi kubera iki? Urwo rugo yaba agiye kuzarumberamo se? Naila ahita yibuka yuko ari kuvugana n'umwana wa perezida ati oh sorry. James noneho biramusisa cyane nuko Naila ati hari igihe bingora kwibuka uko ngomba kwitwara ariko mumbabarire. James arongera araseka ati banza unsubize umbwire n'ibindi byose utekereza wakora umubyeyi wawe aramutse akubwiye gutyo. Naila noneho atuje ati nabanza nkareba impamvu zose, nkareba uko niyumva, nkareba ibyiza n'ibibi bizava muri uko kubana maze nkabigereranya hanyuma nkafata umwanzuro. Naila hano ahita atekereza kuri papa we wabataye nuko ati ariko njyewe ubwanjye ntabwo nabana n'umuntu ntazi ntakunda, impamvu yari yose yabitera njyewe nkanjye ntabwo nshobora kubikora. James areba Naila akazunguza umutwe byo kwemera nuko ati njyewe nitwa James, uyu nguyu yitwa Khalid, ni inshuti yanjye. Naila araseka kubera yuko abamuzi na Khalid nubwo batazi izina rye ariko nawe abamuzi abasanzwe amubona mu mafoto. Nuko Naila ati nanjye nitwa Naila, nishimiye cyane kubabona ndetse no kubamenya. Naila bahita bamutuma ibyo kubazanira, babwira Naila ibyo bashaka gufata, inzoga bashaka kunywa, nuko James na Khalid bagatangira gusangira akantu kose bakenera. Bahita bahamagara Naila akaza nicyo bifuza. Iri joro noneho kubw'amahirwe ya Naila nta kindi kintu yongera kubamenaho, baba bamaze kwisanzuranaho. Khalid akomeza kureba uburyo James arimo kureba Naila, nuko Khalid ati ariko James uri kubibona uburyo urimo kureba uno mwana w'abandi mu buryo budasanzwe? James araseka ati wabibonye nawe ariko ko uyu mukobwa atandukanye n'abandi? Khalid ati ntabyo nabona nibwo nyimubona, ikindi kandi nubwo byaba ari uko biri ntabwo wemerewe kubyitaho bitewe n'ibyo twarimo tuvuga. Wowe ubwawe uri kunyibwirira yuko ugiye gushakana no gukundana n'uwo mukobwa witwa Liza hanyuma ukambwirana Naila, come on. James araseka nuko ati ndi kwibaza uburyo uyu Liza ngiye kumubeshya ko mukunda kandi atari byo, ndi kwibaza uko bizagenda ariko byanze. Khalid areba James nuko ati James wabyanga wabyemera, ukwiriye kumva yuko ufite inshingano zirenze iz'abandi basore mungana mu gihugu kandi niwo musanzu ufite ngo papa wawe yongere gutorwa, ugomba kubikora nta kundi. Barakomeza bakaganira. Nyuma amaze kunywa James nta nubwo asinda nk'uko yabyifuzaga kubera ko igihe kinini akimara arimo kwitegereza Naila, cyane ko n'ahantu baba bicaye haba ari hejuru. Naila abategereza gusa yuko bamuhamagara hanyuma akaza kubakira. Barangije byose barishyuye nuko barataha. James yasigiye tipi ikomeye Naila. Naila abanza no kuyanga, gusa James amubwira yuko agomba gufata n'amafaranga, nuko barangije barataha. Nyuma y'iminsi ubona James na papa we na mama we bategereje abashyitsi baba bagiye kuza kubareba. Imodoka itihagera nuko papa Liza agasohokamo, mama Liza hamwe na Liza baba bambaye neza cyane kandi baba ari abantu bibashye mu buryo bugaragara. Papa Liza aba ari umusirikare ukomeye unazwi mu gihugu. Barasuhuzanya nuko Liza akibwira James, ari nako nyine berekeza mu nzu. Barabanza bakarya nuko nyuma perezida hamwe na papa Liza baba nasanzwe baziranye bakajya gukina golfe. Ni nako mama Liza ndetse na mama James nabo bajya mu cyumba kwiganirira ibyabo. Ibyo bituma James na Liza basigara bonyine. Liza aba yarize ibintu hafi ya byose James akunda, byose aba bizi kuva kuri parfait kugenda ukageza ku byo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Aba bizi kuva akunda gusohokera n'ibindi. Ahangaha rero Liza aba yisize parfait ya James ihumura neza nk'iye. James ati nakunze uko wambaye ndetse n'uko uhumura, ntabwo nari mbizi yuko izo parfait zigira n'iz'abakobwa. Liza aratungurwa ati oh parfait yanjye ubashije kuyimenya, nukuri urakoze cyane James. James ati aha
nuko nanjye ariyo nisiga. Liza aritangarishwa ati wow, umva Imana ibibizi, Imana rega ubanza iri mu byacu. Liza akomeza areba James nuko ati hanyuma se utekereza iki ku babyeyi bacu n'icyo bifuza? James ati si ibyo bifuza ahubwo nibifitiye igihugu cyacu akamaro, gusa nakubeshye mfite amahitamo ntabwo nabikora. Liza areba James ati utekereza ko ndi mubise? James ati no, ntabwo ari cyo nshatse kuvuga, uri umukobwa mwiza rwose, mwiza cyane. Icyo nshatse kuvuga nuko nahitamo gukunda umuntu aho kumuhabwa n'ababyeyi banjye. Liza ati ndabyumva ibyo uvuga. Barakomeza bakaganira nuko Liza ati ndibutse hari gift nakuzaniye. Liza ahita ajya mu isakoshi ye nuko agahita afungura, nuko agahita akuramo akabox aba yamuzaniye akagaha James. Aka kabox kaba karimo igikinisho cya dinozoro. Mu biganiro byatambutse James aba yaratanze, aba yaravuze yuko yifuza kugira igikinisho nk'icyo yari afite akiri umwana, ko umuntu wakimuha byamushimisha. Mu kukimuha rero James arishima cyane, bagahita banafata amafoto we na Liza. James abaza Liza ati niki cyaguteye kuzana ino mpano? Ndishimye cyane. Liza ati nzi umuntu tugiye gukundana. James aramushimira cyane nuko Liza agahita asaba James kumwereka icyumba cye hamwe n'udufoto twe twa kera. Ibi byose ni nako Liza bagenda arimo kubifotora. James ati kubera icyo ukunda cyane amafoto? Liza ati nkunda kubika souvenir ndetse na memories zanjye n'abantu banjye, niyo mpamvu ndi kubikora. Igihe cyo gutaha kiragera, Liza na James bagatandukana, nuko uyu mukobwa n'ababyeyi be bagataha. Bamaze kugenda, Perezida kana Papa James hamwe na Mama James bashaka kumaza uko yabonye Liza, gusa akabareka agahita ajya mu cyumba cye. James yongera guhamagara Khalid akitaba ati habaye iki se kandi? James ati ariko igihe cyose nguhamagaye uba utekereze yuko hari ikintu kibi kibaye? Khalid ati ngaho umbwira yuko ugiye kumbwira inkuru isanzwe. James ati cyakoze ntabwo bisanzwe kubera yuko igihe cyose nayindi kumwe na Liza natekerezaga Naila. Khalid ahita aseka ati Naila wuhese kandi uri kuvuga? Khalid agitekereza gutya ahita yibuka Naila wo mu kabari ati Naila wa mukobwa watwakiriye ejo bundi. Araseka ati ariko James ati yego nuwo. Khalid ati James mwana, bino bintu uko bitangiye gukomera nta n'ikintu na kimwe kiraba. James ati simbizi, ntabwo mbizi ikintu kidasanzwe kuri uriya mukobwa cyakomeje kungumamo n'ubu. Khalid arumirwa nuko ati ibyo tubiretse se Liza we uwo bakuzaniye ameze gute? James ati ni umukobwa mwiza uganira uhumura nka parfait yanjye, ibiryo nkunda kurya nibyo akunda, ji, fanta, inzoga, mbega nakubwira yuko ari nk'impanga yanjye. Wumve ko uno mukobwa yanampaye gift ya dinozoro, cya gikinisho nifuzaga. Khalid ahita atungurwa, agahita byumva yuko nta bundi buryo Liza yaba yaramenyemo ibyo bintu byose, akanabihuza na James bitaravuye mu kumustokinga ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero nibwo Khalid ahita yumva yuko Liza azi ibyo arimo kandi ko ari umukobwa uje ataje mu mikino. Barangiza kuvugana nuko James akajya kuryama na Khalid agakomeza ibye. James iminsi ikurikira akomeza gutekereza kuri Naila, ukuntu yamumenyeho amazi we na Khalid, uburyo baganiriye, uko yisekeraga n'ibindi. Atekereza yuko nabwira Khalid ngo bajyane kureba Naila ari buze kubifata nabi, nuko agahita yiha inama yo gufata moto rino joro wenyine nta n'uwabwiye, akerekeza ahangaha Naila abakorera. Birumvikana yari azi inzira hano iwabo bashobora kunyuramo maze ntihagire umuntu n'umwe ubimenya. Ni inzira baba bashobora kunyuramo gusa mu gihe cy'ibyago. James yambaye imyenda y'umukara, afatana moto ye y'umukara, nuko arangije ahita agenda. Yaragiye aparika moto ye hirya ku mpande uteganye n'ahangaha Naila yakoreraga. Aka kabari kaba kiyubashye, kaba kanubatswe mu birahure ku buryo abantu baba bicaye muri VVIP uba ubasha kubabona. Ku muntu uri hanze aba abasha kureba abantu bari muri VVIP kuko y'ibiri hejuru. James abasha kubona Naila arimo kwakira abantu. Nyuma y'ibintu byose amasaha yo gutaha yaje kugera. Naila arimo gusohoka ataha, yabonye moto irimo kugenda imwegera. Naila yashatse kwirukanka arimo ashaka kuyihunga, nuko James ati Naila ni njyewe, ni James. Naila noneho yarikanze, nuko mu mutima we ati nicyo umuhungu w'umukuru w'igihugu ari kumara kuri moto atwaye wenyine muri kino gicuku? Ahita amubaza ati kuri hano? James ati narinje kukureba. Ahita aparika moto ye ku ruhande, nuko agatangira kugendana na Naila n'amaguru. Naila ati kundeba kubera iki? Kundeba gute? James ati kuva naza ahangaha ukatwakira nta munsi urira ntagutekereje. Naila nawe mu by'ukuri bari gutyo bimeze, gusa abibona yuko ibi ngibi bishobora kuzabyara ibibazo, gusa ariko akijijisha
ati James ubwo watekerezaga iki? James urimo kugenda n'amaguru bataye moto ye hirya ahita abwira Naila ati waje dukerekeza hariya kuri moto yanjye. Naila ashaka kwanga nuko James agahita akuramo kasike aba yambaye. Naila ati wowe wikuramo kasike yawe hatagira umuntu ukubona, noneho turi kumwe hano, mbabarira. James ati ngwino rero tugende kuri moto kugira ngo nkwereke ahantu tujyana. Naila ati none se kuri ahangaha wenyine abarinzi bawe bari he ko nta muntu n'umwe muri kumwe? James araseka ati niyo mpamvu nyine nshaka kuza nkakujyana aho hantu batari buze kuza kutubona. Naila biramurenga nuko agahita ajyana na James bahita burira moto. James aba yanazanye indi kasike nuko bagahita bagenda. James amugeza ahantu hameze nko ku musozi, n'ahantu haba hitegeye umujyi, maze hano bagatangira kuganira. Naila ati wow mbega ahantu heza. James ati uburyo hatuje uko hasa byose byatuma uruhuka ugashira ibibazo byose waba ufite mu buzima. Barakomeza bakaganira nuko James ataravuga byinshi ati Naila ntaravuga cyangwa se ngo nkore ibintu byinshi cyangwa se ukazabigwa ahandi hantu. Iwacu barashaka yuko nkundana n'umukobwa mu buryo bwo kwamamaza papa. Ni nabyo nakubazaga cyagihe tuza hariya ku kazi bwa mbere. Naila arabyumva ati James amubaza nawe ubuzima bwe. Naila aba ari umukobwa wakuze mama wari we gusa ubitaho wenyine n'abavandimwe be na mama wabo, papa wabo aba yarabataye hashize igihe kinini. Naila we rero aba yiga agamije gukura ndetse no gutera imbere mu kwifuza gufasha mama wabo. Baraganira bakibagirwa yuko bose bakabaye buri umwe ari iwabo. Naila niwe ubyibuka mbere nuko agahita areba James ati James reba ahantu amasaha ageze kandi ejo mfite ishuri mu gitondo kare. James ati ya sorry nibagiwe, twaganiriye nibagirwa yuko ukwiriye gutaha. Bahita bongera bakurira moto nuko uyu musore akagenda akageza Naila ku macumbi yo ku ishuri ryabo aho abasanzwe arara. Gusa mbere yuko bagera hano barimo kugenda bakiri kuri moto, James abaza Naila ati kubera iki ntacyo wavuze kuri uwo mukobwa nakubwiye? Naila ati nuko numva ntacyo nabivugaho. James ati gira icyo ubivugaho, nushake ntukivuge kuri uwo mukobwa, njyewe ukimvugeho. Naila ati urashaka ko mvuga ku kijyanye n'iki mu bintu byose wambwiye? James ati mbwira uko wambonye, uko utekereza ibintu byose ndetse n'inama wangira uramutse uri njyewe. Naila abitekerezaho nuko ati James njyewe nkubwije ukuri, kora icyo ushaka, kora icyo wumva umutima wawe utazicuza. Niba ari ugufasha papa wawe bikore, niba ari ugukundana n'uwo mukobwa ukaba ubizi yuko umutima wawe utazagucira urubanza bikore, niba umutimanama wawe uri kukubuza ibintu byose kuko bitajyanye n'uko wiyumva ubwo nyine bireke. James muri make kora ibintu uko wowe wumva wakabaye ubikora utagendeye ku bitekerezo by'abandi bantu. James aramwenyura akamushimira. Bamaze rero kugera ku macumbi ahangaha nyine uyu mukobwa barara, James arahagarara akava kuri moto yarangiza agahobera Naila ati ijoro ryiza cyane. Naila ahita agenda. James arataha agasanga n'ubundi ntamenye yuko yagiye. Aba yanyuze muri ya nzira inyurwamo n'abantu bakomeye, ikaba yakwifashishwa nko mu gihe cy'ibyago. Nta muntu uba ubizi yuko ari ahangaha yanyuze, nta n'ubu uzi ko James atari hano nyine. Iri joro uyu musore aratekereza ku byo ashaka gukora. Afata telefone ye nuko akajya mu butumwa bwe agashaka nimero ya Liza, ahita amwandikira message ati uri umukobwa mwiza wujuje byose umuntu yahera akunda undi, ndetse mu by'ukuri ndi umunyamugisha kuba narakunzwe n'umuntu nkawe, ariko nanone ntabwo nshaka kukugira igikoresho cy'amatora ya papa. Ntabwo nshaka nanjye ubwanjye kumva ko ndi umuntu ukoresha abantu. Ndashaka kuzakunda umuntu nyakumukunda, kandi ndashaka yuko nawe ari uko nguko byakagenze. You deserve better. Ntabwo ukwiriye nge. James yamaze kohereza ino message ahita akuraho telefone ye, ubundi ahita ajya kuryama. Gusa mu buriri uyu musore akomeza kwitekerereza Naila. Iki gitondo James abyuka abwirwa nabi na mama we ati umukobwa w'abandi wamwanze kubera iki? Koko James kubizi ko ibiri kuba byose ariko biri kugenda, ko twari twaramaze kubyumvikana. Mwana wanjye watewe n'ibiki? Yaba amatora ya papa wawe, yaba ubuzima bwawe, mwana wanjye. James areba mama we nuko atuje ati ma, niba papa yari kuzatsinda kubera yuko nabeshya umuntu uko mukunda, ubwo n'ubundi ntabwo intsinzi ari iye. Niba papa azatsindwa kubera yuko nakundana n'umuntu, ubwo n'ubundi ntabwo ari ibye. Ikindi, niba abaturage batazamutorera ibyo yabakoreye, ndinde wo kubyivangamo. Mama, umwanzuro namaze gufata n'uwo kandi warangiye. Ubu ngubu n'ubuzima bwanjye, ngomba kubutwara uko mbyumva, ngomba kubutwara mu kuri, kandi wowe na papa mwanyigishije ukuri kuva nkiri umwana. Ntabwo rero ikinyoma ari ibintu byanjye, kandi mukwiriye kubyumva.
mama James biramurenga, gusa nanone nawe akagerageza kumva umwana we agahita agenda. Nyuma y'iminsi 2 James asanga Naila n'ubundi ku kazi, aba yambaye ibintu by'umukara hamwe na kasike nk'ibisanzwe. Naila amaze gusohoka arongera akabona James hirya y'umuhanda, nanone akikanga ariko kandi bikamusetsa. Naila asanga James, nuko James nta kindi aravuga ati Naila narabikoze. Naila ati biki? James ati nakurikije umutima nama wanjye. Naila ati ni byiza cyane amakuruzi. James ati ntabwo ushaka kumenya icyo nakoze se? Naila ati si ukudashaka kubyumva James, ahubwo Naila abasa nk'ufite ubwoba bwo kumva umwanzuro James yafashe, abadashaka kumva yuko James yasigaye akundana na wa mukobwa. Gusa nanone akavuga ati nta kundi nkwiriye kubyumva. Ati ngaho mbwira nibihe wafashe by'umwanzuro? James ati nafashe umwanzuro ko nagomba gukundana n'umukobwa ntakunda, byagira ingaruka ku matora ya papa cyangwa se bitaba. Niba umukobwa ari uzatuma papa atorwa, ubwo nyine azaba umukobwa nifuza. Ntabwo nshaka kubeshya umuntu ko mukunda kandi atari gutyo bimeze. Naila aramureba akamwenyura, nuko ati ese James ujya utekereza yuko umunsi umwe abantu bazatubona kubera icyo ukunda kuza hano noneho uri wenyine? Ukuntu wabigize ibintu bisanzwe, utekereza ko batubonye byaba ari ibintu bisanzwe? James agiye kuvuga yuko ntacyo byaba bimutwaye, yahise atekereza ko byabangamira uyu mukobwa Naila, ahubwo ahitamo kubiseka. Yahise amureba ati twakwigiriye hahandi. Bahita bongera bakurira moto, nuko bagahita bajya hahandi hejuru. Nta muntu ubuza kuri uno musozi. Baragiye baraganira igihe kinini, nanone amasaha yongera kuba abana menshi, nuko James agahita yongera agacyura Naila, ari nako nawe ataha nyuma. Tuvuye aha, Liza umubona ari kumwe n'abandi bakobwa b'inshuti ze, abarimo kurira, abamaze iminsi afite agahinda nyuma yuko James amubwiye ko gukundana bitashoboka. Liza ati ko ndi mwiza, umwana wo mu bakire, papa wanjye ni umusirikare, ndi umukobwa ufite ahazaza, ni gute James yanyanga? Ni gute yanyanga naragize amahirwe akomeye nkahura nawe? Liza ati ntabwo nzi impamvu ndi kumva yuko haba hari undi muntu James arimo gukunda watumye bino byose bipfa. Umwe muri aba bakobwa abwira Liza ati chérie, hari amakuru namenye. Liza ati wamenye yahe makuru se? Uyu mukobwa ati James we na wa murinzi we witwa Khalid ahangaha niho bajya basohokera. Uyu mukobwa yereka Liza ka kabari Naila akoramo, nuko uyu mukobwa ati ahangaha muri aka kabari urabizi yuko ari ahantu h'abantu biyubashye. Rero hari umukobwa ubakira muri VVIP. Abantu bose bavuze yuko James aba areba uwo mukobwa nkaho harimo ikindi kintu. Liza ntabwo mbizi nanjye, ni amakuru nakuye ku mukobwa ukora kuri reception muri kano kabari, ni umushuti wanjye, rero nta kindi mbiziho. Liza ahita yiha umugambi wo kumenya uyu Naila uwo ari we, aho yiga, uko ataha, mbega byose. Liza umunsi ukurikira umubona yaje ahangaha kuri aka kabari. Amasaha yo gutaha ageze, yagiye kubona ababonye moto y'umuntu atazi ije gufata Naila. Naila ahita aza yihuta agahita ahobera uyu muntu ucyambaye kasike. Liza ahita aseka ati uyu mukobwa ararengana, ndabona afite motari bakundana uza kumutwara. Liza agiye kwatsa imodoka ye ngo agende, wa muntu uje kureba ahangaha Naila ahita akuramo kasike, maze Liza agahita abona ni James. Liza biramukanga, akikanga cyane, agahita afata amafoto. James avuye kuri moto yaraje ahita ahobera Naila, ahita akuramo kasike, nuko ati Naila nari ngukumbuye cyane. Naila ati kubera icyo uvanyemo kasike man, ntabwo twavuze yuko? James ati oya wirangiza ibyo ngibyo, nta muntu uranga wo kumbona. Ikindi kandi nubwo utinya kubyumva, ariko nta kintu na kimwe bitwaye kuba abantu batubona. None se ubundi agiye kuvuga ko amukunda ahita aceceka ati tujye ahandi se? Naila ati nta kibazo, nibyo nanjye nashaka kukubwira. Liza byose barimo kubireba, gusa atari kumva kuko baba ari hirya yabo. James ahita yambika kasike Naila, nawe agahita yongera akambara kasike ye, nuko bagahita bagenda. Naila na James bahita bajya hamwe baba basanzwe bajya. Liza ntabwo abasha kubakurikira kuko hano abazamuka moto gusa. James na Naila bahita bagenda bakaganira. Muri uku kuganira uyu musore areba uyu mukobwa, nuko ati Naila aritaba, nuko agahita abwira James ati narimbayeho neza kandi bizagorana. James atuvuze? Naila ati narimbayeho neza niko mvuze kandi bizagorana. Impamvu mbivuze nuko iki gihe ndi kukiyumvamo, ugiye kumbwira ko nkunda unsabe ko dukundana, maze ngubwire yuko bizagorana, ko bizanatugiraho ingaruka zikomeye kuko nta na kimwe kiri imbere yacu kinyemerera gukundana n'umuhungu wa perezida. Uraza kumbwira yuko uzandinda, ariko byose biraza kuba bigoranye. James araseka nuko ati hanyuma se wowe uraza kunsubiza gute nimara kukubwira yuko nzakurinda?
Naila ati simbizi ariko ushobora kuba ufite amahirwe menshi. James araseka nuko ati Naila ndagukunda, ibisobanuro by'ingano y'urukundo rwanjye kuri wowe ni nini, ntabwo nzaho nahera, gusa ndabizi yuko umunsi wankandagiraga ukanamena w'amazi ari umunsi namenye yuko utari umuntu usanzwe mu buzima bwanjye. Ndashaka rero kugusaba yuko wabyemera maze ukambera umukunzi. Naila areba James nuko ati James, mu maso y'abantu uri umuhungu wa perezida, ariko mu maso yanjye uri James, uri umusore wigomwe byinshi ngo anyereke uko anyitayeho, indabyo unyoherereza, umwanya wawe, kuntwara kuri moto no kunyereka hano hantu, bikiyongeraho gufata risk ikomeye yo kuza wenyine. Nukuri bivuze byinshi, mvuze ko ntabizi yuko unkunda naba mbeshye mu buryo byumvikana nk'ubusazi bukomeye, ariko nanjye ndagukunda. Bahita bahoberana nuko Naila ati gusa hari ikindi kintu nshaka kugusaba. James ati mbwira nta kibazo. Naila ati ndagusabye uru rukundo rwacu reka rukomeze rubibanga, ndashaka kurangiza kwiga hanyuma nkajya gukora mu kigo cyita ku bagizweho ingaruka n'ibintu bitandukanye. Icyo gihe reka aribwo tuzareba uko bimeze. James arabyemera nuko ati gusa bino ndaza kubibwira Khalid kuko birakwiriye yuko wabimenya. Baraseka nuko James agahita acyura Naila. Amafoto Liza aba yafashe wongera kumubona arimo kuyareba ari iwabo, aba yarakaye cyane arimo kuzenguruka mu cyumba cye. Ati kumbe wanyanze kubera yuko washakaga gukundana n'aka kagini, buretse ndaza kuguteza abanyamakuru, papa wawe nashaka azatsindwa aya matora, I don't care. Liza ahita ahamagara abanyamakuru akabashyira kuri conference. Liza ati mwese ndatekereza mwamaze kwakira amafaranga yanyu kuri konti zanyu, hanyuma mfite inkuru njyewe na James umuhungu wa perezida. Abanyamakuru bose birumvikana bafite amatsiko menshi cyane yo kumva iyi nkuru. Liza ati uriya muhungu twarakundanye. Liza ahita yohereza twa dufoto yafotoye yagiye gusura James, akanabohereza amafoto y'ifotozanyije. Nuko ati nyuma rero James yaje kumpinduka, none asigaye akundana n'uyu mukobwa ukora mu kabari. Aba banyamakuru ahita nabaye amafoto yafashe James ndetse na Naila. Abanyamakuru barumirwa. Liza ati muri mwebwe muri kunyumva, ikiza nuko muri mwe harimo abakobwa muzagahinda biteye gutwarwa umuntu wakundaga. Ndabasabye uyu mukobwa mu munsebereze, muvuge ko ari umugoldiga ushaka kuza kurya amafaranga y'umwana wa perezida. Ndabasabye ibyo bintu mubinkorere, munkorere inkuru ziryoshye cyane zizatuma urukundo rwabo ruzamo ibibazo ndetse banatandukane. Abanyamakuru si ibyo babwiriza, by'umwihariko abanyamakuru babashyigikiye abandi bakandida muri aya matora bagiye kuba. Ibyo ngibyo barabyumva, nuko bagatanguranwa kwandika ino nkuru. Iyi nkuru iba igomba kujya hanze mu gitondo. Iri joro Naila na James barara bavugana kuri telefone bishimye batangiye gukundana, nyamara ntabwo babizi yuko bagiye guhura n'ibibazo bikomeye umunsi ukurikira. Bamaze kuvugana, Naila yararyamye akuraho telefone ye. Mu gitondo akimara kwasa telefone ye yenda gupfa kubera abantu benshi baba bamubuze. Abyuka kandi abona abantu baje kurinda umuryango we. Alice ya nshuti ye agahita aza agakomanga ati Naila iyo ubimbwira wari kubiki. Naila bataramenya ibijya mbere ati nibiki byabaye uko ndeba ibintu byose bimeze ukuntu. Alice ati cana telefone yawe ujye kuri internet. Naila kijyaho nibwo amenya ibyabaye byose. Uyu mukobwa arikanga, abantu baba batutse Naila abandi bakavuga yuko bazamwica. Amanota ya perezida aba yamanutse mu baturage bati ni gute umuntu atigisha indangagaciro umuhungu we yakongera kutuyobora, ni gute umuntu akundana n'umuntu akamwanga akajya gukundana n'umukobwa ukora mu kabari. Naila reba Alice atali mbigenze gute, nashakaga kubikubwira yuko ndi gukundana na James ariko twakundanye nijoro, mbigenze gute. Alice ati ku kazi na wa mukobwa wo kuri reception ambwiye yuko utazasubirayo, ariko boss arashaka yuko ukomeza ugakora. Naila ati ntabwo nitaye ku kazi, nitaye kuri bino bintu uri kubona. Ararira nuko ati reka mpamagare mama. Mama Naila ati Naila mwana wanjye humura, umutima wawe ndawuzi kandi nawe ndakuzi, ntabwo waba uri uwo bari kuvuga. Ibyo bitutsi byose bari kugutuka ntabwo ari byo bigusobanura. Ndakuzi neza niba waranakundanye n'uwo muhungu, ntabwo wamukunze kubera ayo mafaranga, wamukunze kuko mwakundanye gusa kubera icyo utabimbwiye. Naila ati ma nari buze kubikubwira uyu munsi, twari tumaze iminsi dusohoka dutemberana ariko twakundanye rwose rino joro, ntabwo nari nzi yuko hari umuntu urimo kutugendaho. Mama Naila ati ndakumva mwana wanjye, ntabwo kandi washakaga guhubuka, niba ari ukwitahira iyizire nta kibazo. Naila ati ma reka mbitekerezeho nta kibazo. James wakomeje guhamagara Naila birangira mwitabye. Nuko James ati Naila hitarira, nuko agahita abwira James ati nari mbizi neza kuzandinda,
kandi ndi kubibona ndagushimira ko wohereje bano bantu, ariko James mbabajwe nuko kugeza uyu munsi bitumvikana yuko nakundana nawe kuko uri hejuru cyane yanjye muri byose. Umutima wawe ndawuzi, ariko ndashaka ko mu mwanya maze nkabitekerezaho nkareba niba koko dukwiriye gukomeza gukundana. James arabyumva nuko ati ntabwo nshaka ko wibaza niba dukwiriye gukomeza gukundana kuko birakwiriye, ahubwo icyo nshaka ko wibaza ni ukumenya uko twatwara urukundo rwacu kandi ukanibaza niba ntacyo byaba bigutwaye, kuko njyewe ndashaka kukurwanirira, ntabwo nitaye ku mpamvu iyo ari yo yose. Bahita barikira aho ngaho kuvugana, nuko Naila agakomeza gutekereza icyo gukora. Mu minota mike perezida ahita asanga James mu cyumba cye, nuko perezida yamara kwinjira ati James, nanze kwivanga mu buzima bwawe bw'urukundo kubera ko numvaga nkwizeye, ariko gukundana n'umukobwa wo mu kabari ukanga Liza, umukobwa uvuka ku musirikare wubashywe mu gihugu, ukarenzaho noneho ukabikora mu gihe cy'amatora, ukifata ugafata moto ugatoroka ukagenda nijoro nta murinzi n'umwe ufite. James urabizi neza yuko ari we mwana wanjye gusa ngira, natekerezaga yuko waba mwiza kuruta hano. Urukundo rwawe n'uwo mukobwa ruhagarike nonaha, kandi ibyo nta kindi nshaka kubyumvaho. Perezida agiye gusohoka, James aramureba akabura icyo amubwira kubera yuko uburakari yari afite nawe ubwe bwari bwinshi. Gusa nanone James yanga guceceka ati papa, nibyo ibyo uvuze, nakoze amakosa gusohoka nta barinzi, nakoze amakosa guca muri iriya nzira, ariko ndagira ngo nkubwire ko mu makosa nakoze ntabwo harimo gukunda Naila. Niyo yaba akora mu tubari 100 ntabwo bivanaho uwo ari we. Naila ni umukobwa. Atararangiza perezida ahita abwira James ati James, ndagusubiriramo yuko ubizi ko nigeze nivanga mu buzima bwawe bw'urukundo, ariko kuri iyi nshuro ndongera nkubwire ko utagomba gukundana n'uriya mukobwa, nta kindi. Perezida ahita asohoka akahita anakubita umuryango yarakaye. James aguma ahangana uburakari bwamwishe, akamenagura ibintu, yongera guhamagara Naila. Naila aritaba, nuko bagapanga guhura, ariko noneho Khalid baba bari kumwe ndetse n'abandi barinzi. Naila na James bajya ku ruhande. Naila uba wiriwe arira areba James mu maso, nuko ati James, ndumva nzi ibyo ushaka kumbwira, ariko namaze gufata umwanzuro. Ndabizi ko ushaka kumbwira ko tugomba kurwanira urukundo rwacu, ndabizi ko ushaka kumbwira ko nubwo papa wawe yatsindwa amatora ntacyo byaba bitwaye, ariko James, namaze gufata umwanzuro. James ati umwanzuro wafashe wenyine ntarimo ni uwuhe? Naila ati uvanyemo ko ku kazi nirukanwe, ukavanamo yuko abantu bamwe na bamwe bambonye banyica, ukavanaho yuko kandi ku ishuri banyimuriye mu ntara, ndakubwira ukuri yuko ubwanjye nanjye nazibabarira papa wawe aramutse atsinzwe aya matora kubera njye. Ndashaka ko niba ari Liza mukundana mugende mukundane, niba ari ibiki simbizi, ariko ndashaka kukubwira yuko mvuye mu buzima bwawe, nicyo kintu nshaka kukubwira. James areba Naila ati ntabwo urukundo rwacu watuma rugenda gutyo gusa, ntabwo wabikora Naila. Naila areba James ati ntabwo urukundo rwacu rupfuye na gato, nzakomeza kugukunda kugeza igihe ntazi. Gusa nanone James, ukwiriye gufesinga ukuri, ukamenya yuko rimwe na rimwe sosiyete yacu itemerera abantu nkanjye gukundana n'abantu nkawe. Ibyo ngibyo ukwiriye kubyumva. Ikindi kandi nk'uko nabikubwiye, ntabwo nazibabarira perezida aramutse adatsinze kubera njye, kuko ni umukuru w'igihugu twifuje, ni umukuru w'igihugu watugejejeho byinshi, ntabwo rero nazibabarira. James areba Naila akazenga amarira mu maso. Ataravuga ikindi kintu, Naila ati ndabizi urashaka kuvuga yuko uzandwanirira, ariko ntabwo ari byo nshaka. Niba kuko Imana yarabiteguye ko njye nawe tuzabana, ubwo ni gutyo bizagenda. Niba atari gutyo, ubwo Imana izadushakira abadukwiriye. Ndaza kujya mu ntara ejo, abarinzi bawe wampaye ndabashimira, nawe ndagushimira, ariko ejo aho nzajya ntabwo nifuza yuko hari uwankurikirana. Ndashaka kwitangirira ubuzima bwanjye ndetse nkanarangiza amashuri. Naila ahita ahaguruka, nuko akagenda. James yicaranga iminota myinshi. Nyuma yaho nibwo ataha. Naila ahita ajya mu ntara agakomeza amasomo ye. Nyuma y'iminsi Liza ahamagara James ashaka ko bavugana. James amuhakanira mu buryo budasanzwe, hafi kumutuka. Umunsi w'amatora uragera, abaturage baba basa nk'abacitsemo kabiri kubijyanye na James hamwe na Naila. Bamwe bamumva yuko ibyo uyu musore yakoze ari ibintu bikwiriye, nyamara abandi bumva yuko Liza ari wari ukwiranye na James. Gutangaza ibyavuye mu matora biraba, nuko perezida n'ubundi akongera agatorwa, gusa arusha amajwi make cyane uwamukurikiye. Naila ariga, umwaka wa mbere akawurangiza, umwaka wa kabiri akawurangiza. Kenshi ajya yisanga arimo kureba amafoto ya James, nawe James yajyanye na papa we. Ntabwo James aba agiseka, aba yarabaye undi wundi. Naila yibaza niba Liza batarasubiranye, ariko nta na hamwe babonana. James nawe nuko aba yibaza byinshi kuri Naila, gusa kubw'umwanzuro uyu mukobwa aba yarafashe, bose barubahana barakumburana, ariko kandi buri umwe akagerageza kubaha umwanzuro.
Naila amaze kurangiza kwiga yahise abona akazi mu bijyanye no kwita ku biti hamwe n'amashyamba. Umunsi umwe nyuma y'igihe kinini habyuka amakuru mabi mu gihugu. Mu bice bitandukanye by'igihugu imvura nyinshi isenya kandi ikarimbura amazu, abantu benshi bagapfa. Perezida abajyanama be bamubwira yuko ari ngombwa ko ajya guhumuriza abangaba bagizweho ingaruka na bino biza. Perezida ababyumva yuko nawe akwiriye kubikora, ajya gusura abantu baturage yanambaye imyenda yo kubafasha. Mu kugera ahangaha byabereye ni muri cya gice Naila aba asanzwe atuyemo. Perezida amaze kuvuga ijambo atangira gufatanya na bamwe mu baturage barimo kuvana amabuye mu nzira ndetse no kongera gusana imihanda. Ahangaha rero nibwo perezida yitegereza hirya umukobwa aba yahereye karabona. Uyu mukobwa aba arimo gukora yihuta, yambika abakonje, aho amazi aba afite inyota. Mbega ubona yuko arimo kwita cyane kuri bano bantu, anakina n'abana. Perezida akirimo kwitegereza Naila, Khalid wa musore mu barinzi b'uyu muryango wanarindaga James araza akegera umukuru w'igihugu nuko ati, nyakubahwa, uriya niwe mukobwa umuhungu wawe yari yarakunze, uriya ni Naila. Perezida yimukora ku mutima, ukabona agize agahinda kenshi mu maso, agakomeza kwitegereza Naila. Bamaze gutaha perezida araza akegera James ati, mwana wanjye umbabarire yuko nivanze mu buzima bwawe, nakubujije kwibana, nari mbitewe nuko mu by'ukuri ntashakaga yuko unsiga, nakubujije urukundo rwawe nyamara bidakwiriye. Naila uyu munsi nagize amahirwe yo kumubona, nubwo ntacyo twavuganye ariko ndabizi yuko yambonye mureba. Mwana wanjye ndashaka kukubona wishimye kandi bya nyabyo. Naila wawe genda wongere umurwanirire, nzakuba hafi kandi nzarwanira nanjye urukundo rwanyu. Naila umunsi abira imbabazi. James ahita awera papa we, nuko nubwo yamaze kuba nimugoroba cyane ahita ajyana na Khalid bagahita basubira aho perezida nyine abavuye. Khalid yongera guherekeza James kugira ngo amwereke aho Naila bari. Biba byamaze kuba nijoro, Naila bananiwe aba yiriwe mu gufasha abantu. Uyu mukobwa aba arimo gukaraba, James aza amusanga barimo gukarabira intoki. Naila ahita ahindukira akimwumva, bombi kwihangana biranga bagahita baza bagahoberana benda kurira. James ati, nari ngukumbuye cyane. Naila ati, uri kubivuga ngo ntabigutanga ndabizi. James ati, ndagukunda cyane Naila. Naila ati, ndabizi James, ndabizi kandi nanjye ndagukunda cyane. Ukuntu nabayeho muri iyi myaka ishize nibwo buzima bubi nabayeho ku isi kuva navuka. James ati, nanjye nuko. Naila araseka ati, narakubonaga mu binyamakuru warakaye. James ati, nari mbizi yuko nkumbura ukabireba, niyo mpamvu nabaga narakaye kugira ngo ubibone, kandi nawe nabaga nakurakariye. Gusa naravugaga nti reka nzabireke bizikore mu buryo bwiza, ntabwo nashakaga kugusipayinga ngo menye aho uri kuko urabizi ntabwo byari kunanira. Naila araseka ati, birumvikana umwana wa perezida, birumvikana cyane. Baraseka nuko James agahita yerekeza Naila aho abasigaye aba mu kazu gasanzwe cyane. Naila bananiwe aragenda koga, nuko bagateka bagasangira baraganira. Gusa Naila bananiwe cyane ashiduka yasinziriye. James aramuterura akamujyana mu cyumba cye kuryama, maze wakaza kuryama muri salo. Bukeye Naila yibaza uko yaryamye akumva ntabyibuka. Uyu munsi araza akabwira James ati, nari mfite gahunda yo kubonana na mama uyu munsi, sinzi niba nta zindi gahunda wari ufite, waza tukajyana. James na Naila bahita bajya kureba mama Naila. Naila abwira byose mama we, nuko mama Naila ati, James, ndeba mu maso umbwire yuko ubwawe utazambabariza umwana, ndamuzi kandi ndabizi neza yuko agukunda. James areba Naila ati, mama Naila, ndamukunda cyane uyu mukobwa, nzamwubaha, ntabwo azababara na rimwe. Barakomeza bagasangira, nuko Naila agasubira aho abasigaye atuye. James nawe arataha. Nyuma y'iminsi mama Naila abyuka abona urupapuro, ararufungura nuko agasanga n'umuhungu wa perezida wamwandikiye. James aba yanditse ati, mama Naila, muraho neza, ni James ubandikiye, ndabizi yuko bitari mu nshingano zanjye, nyemerera umfashe, wemere ufate izo mfunguzo uri kubona, hanyuma ukurikize zino adresse, ugende. Iyo ni inzu muzabamo n'abavandimwe ba Naila, abana bawe. Ntabwo mbikoze kuko uri umukene, ntabwo mbikoze kuko nshaka kukwereka yuko hari iby'ubura byinshi, mbikoze kuko mbizi neza yuko Naila ari byo bintu yahoze yifuza. Naila ndamukunda, ikintu cyose ntekereza yuko cyamushimisha nicyo nshaka gukora. Ndashaka yuko kandi uruhuka. Wakoze akazi gakomeye cyane ko kwita kuri bariya bana, wakoze akazi gakomeye cyane ko kwita kuri Naila, nubwo wari ufite ubuzima butakoroheye, wamuhaye urukundo, umuha ubuzima bwiza. Abantu bose bo kugufasha mu nzu yawe nshyashya barahari, urakoze cyane James. Mama Naila biramurenga,
nuko agahita abwira abana be bakerekeza ku nzu nshya James aba yamaze kubagurira. Mama Naila itahamagara Naila nijoro akayimubwira, Naila biramurenga akarira. Nyuma y'iminsi bavugana kuri telefone James na Naila baganira kuri za video, wongera kubabona bagiye muri kakabari bahuriyemo bwa mbere. Wa mukobwa wo kuri reception aba nawe yarirukanwe, baragenda bakinjira andi muri VIP bagatangira kuganira. Naila akiri kuvuga urya yuko yamennye amazi kuri James agatitira, ahindukira asanga James yamaze gutera ivi. James ati, Naila, ntabwo nshaka gutinda ku kintu na kimwe, ntabwo nshaka kubabara cyangwa se kukubabaza, kandi mbizi neza yuko dukundana. Wabaye umuntu wahinduye ubuzima bwanjye bwiza kurutaho kandi ntari mbizi. Warandinze nubwo harimo kwibabaza, wakoze byinshi byose byiyongeraho ubwiza bwawe budasanzwe. Ahangaha turi niho amateka yacu yahereye, ndashaka kandi kuyahakomereza none. Naila, uzemera kubana nanjye ubuziraherezo? Naila biramurenga ariko urira ati, cyane James, cyane. Ahangaha rero ni nabwo James ahita ajyana Naila kwa perezida kumwerekana mu muryango we. Mu buryo butunguranye mama James aramukunda akamwishimira cyane ndetse bakanaba inshuti. Iminsi ikurikiraho James na Naila bakorana mu bintu byinshi byo gufasha abantu. Abantu batutse Naila mu minsi ya mbere noneho baramukunda bitavugwa. Liza nayo biramuyobera akiyakira kuko abasha kubona yuko imbaraga ze zabaye iz'ubusa, ko nta muntu wanesha urukundo. Mama James na perezida nibo bategura ubukwe bw'umuhungu wabo, ubukwe buzamo abantu b'ingeri zose. Bararya, bakanywa, bakabyina, mbega ukabona yuko ari ubukwe bwiza cyane. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu y'urukundo ya none, inkuru y'umuhungu wa perezida wakunze umukobwa nyuma yo kumenaho amazi mu kabari. Turacyari kumwe no mu zindi nkuru nziza cyane z'urukundo zigiye zitandukanye. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukabana natwe nk'ibisanzwe, ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Mwebwe hamwe natwe muri La Gloire Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda, nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadesign cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Ngwino tuguha amakaro ya escalier meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri La Gloire Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze. Bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri La Gloire Confiance Trading Limited byiyongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. La Gloire Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira. Nimwe mwatumye bikunda, nimwe mwatumye dukomera, mwatubaye hafi kandi byose nimwe tubikesha. Bakiriya beza, imyaka ibaye 10 turi kumwe namwe, none kubera icyizere mwakomeje kuduha, iFix Rwanda yabaye iFix Global. Nyuma yo kubakundisha no kubaha ibikoresho byiza bya Apple, ubu turabaranguza. Turangurire Dubai, Sharjah cyangwa se tugane kuri ofisi zacu i Kigali, maze tuguhere ku kiranguzo ku gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga wakwifuza: iPhone, iPad, ama MacBooks, ama laptop y'ubwoko bwose n'ibindi byose by'ikoranabuhanga. Yewe niyo waburangura kamwe gusa nta kibazo. Uretse ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi n'imodoka yose waba wifuza, twandikire kuko kuyikugezaho ni nk'ako kanya. Akarusho kuri ibi nuko yishyura 30% by'igiciro cy'imodoka, andi yose asigaye ukazayishyura imodoka yamaze kukugeraho. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa duhamagare kuri izo telefone.